Kwizere kaho urumeze neza. Uyu munsi kuri Clear Entertainment tugiye kubwira kuri filime yitwa Plane. Filime itangira batwereka umugabo bigaragara ko ashobora kuba ari pilot w'indege ari kugenda yihuta agiye ku kazi nk'uwakererewe. Uwo mugabo yitwa Brady Torrance. Brady Torrance mu nzira arimo agenda ahamagarwa n'umwana we kuri video call, umwana w'umukobwa uba muri Hawaii. Umwana wamuhamagara agiye kumaza niba bishoboka ko yazaza bagasangira imitsi mikuru. Brady Torrance amubwira yuko bishoboka kazaza, ariko umwana akambwira ko atabyize bitewe n'uko akazi ka papa we kaba kahuriranye n'iminsi mikuru, ariko papa akavuga ko azakora uko ashoboye kose bigakunda. Torrance akigera mu ndege ahita hasanga umwunganizi witwa Dale, akamubaza niba ushinzwe kubahereza amabwiriza y'urugendo yahageze. Dale ahita amubwira ko atarahagera, ahubwo Dale agatangira kumwereka ibibazo by'ikirere bari buze kuza guhura nabyo mu nzira. Ubwo mu gihe bakibivugana ushinzwe kubahereza amabwiriza y'urugendo ahita hagera, akababwira ibyo bari gukora, akanavuga ko indege bajya gutwara abagenzi 14 gusa. Torrance ahita amusaba ko inzira basanzwe banyuramo bayihindura kubera ko irimo ibibazo by'ikirere, ariko ushinzwe kubahereza amabwiriza y'urugendo ababwira ko bidashoboka bagomba kunyura iyo nzira nta mpamvu yo kuyihindura, kuko atekereza ko ashobora no kuza kwagera ikibazo cy'ikirere cyahindutse. Torrance ndetse na Dale bajya gutangira urugendo rwabo muri Tokyo, banga kuburana bakabyemera. Ubwo muri ako kanya umwe mu bakobwa bashinzwe kwita ku bagenzi witwa Bonnie ahita hagera akabwira Torrance ko akenewe hari ibyo agomba kumenyeshwa. Torrance ahita agenda, nta kindi kintu bagiye kumenyeshwa, kuko ahita ahura n'umupolisi akamubwira ko indege agiye gutwara irimo umuntu ukekwaho ubwicanyi. Uwo muntu akaba yitwa Louis Gaspar. Torrance ababwira yuko ntacyo bitwaye, icyangombwa ari uko uwo muntu bamushyira abandi bagenzi batamubona bitaza kugira icyo bibahungabanyaho. Uwo mupolisi witwa Knight arabyemera, agahita afata Louis Gaspar bakajya kwicara inyuma mu ndege. Bahita batwereka Torrance ajya guhura n'abandi bakobwa bashinzwe kwita ku bagenzi mu ndege, harimo uwitwa Isabella, biba bigaragara ko atari ubwa mbere bagendanye, ndetse n'uwitwa Maria. Torrance ndetse n'abakobwa batangira kwakira abagenzi, babifuriza ikaze mu ndege yabo, banabifuriza ibihe byiza dore ko bari no mu gihe cyo gusoza umwaka. Hinjira abantu batandukanye, ariko mu binjira hinjiramo umunyamafaranga witwa Claire, ubugaragara nk'urakara vuba. Hahita hinjira n'indi couple ariko ibisa nk'itishimiye iyo ndege, babwira ko iyo ndege yabo imeze nabi, ariko Torrance akabwira ko indege yabo nta kibazo ifite. Ubwo hahita hinjira abandi bakobwa babiri, uwitwa Kate ndetse n'uwitwa Brie uba ari umusocial media influencer ufite akazina kitwa Useless Human. Kate na Brie bakinjira mu ndege basanga umwanya wabo wicawemo na Knight ndetse na Gaspar yamfungwa. Kate na Brie bashaka gufata agafoto karimo bo ndetse na yamfungwa Gaspar akababona akabuza gushyira iyo foto hanze. Bamaze kumenya ko buri mugenzi yicaye neza kandi atekanye, batanga amabwiriza y'urugendo. Brady Torrance niwe yatanga akanyuzamo akanabasetsa. Urugendo rutangira nk'ibisanzwe, ibintu biba bikiri amahoro kugeza igihe indege yabigereye muri cya kirere kibari biteze kuza guhura nacyo. Indege yabigatangira guta umurongo. Brady Torrance abwira abantu kwambara imikandara, ari nakavugana nabo hasi ngasaba ubufasha, ariko bigatanga ubusa nagira icyo bamufasha. Ubwo muri ako kanya niko indege yabiti kubitwa n'inkuba ivanze n'umurabyo, abagenzi bagahungabana. Brady Torrance ahita asiga Dale atwaye akajya kubahumuriza. Torrance ahita ajya gufasha umwe muri ba bakobwa guterura ibintu biba byaguye hasi kubera ko indege yabo iba yatigise cyane. Ubwo mu kugenda abakire nk'ibisanzwe wamukire Claire ahitangira kumubwira ko ikibazo ari we utatwaye indege neza. Ubwo muri ako kanya kibivuga, indege bitabyongera bikayibaho noneho birenze ibyabaye bwa mbere, bikamuzunguza kugeza igihe Torrance akubitiye umutwe ku ndege akava n'amaraso. Torrance ahita yihuta akajya kwicara mu mwanya wa pilot, akayiba ko yashaka ubufasha bwose bushoboka, bagakora ibyo bashoboye we na Dale kugira ngo barebe ko bakemura icyo kibazo, ariko bikaba impfabusa kugeza igihe n'indege yabo batiri baba bafitishizamo umuriro kugeza igihe indege izimiye. Ariko akabwira Bonnie ngo abwire abagenzi ntihagire n'umwe uva mu mwanya we cyangwa ngo akureho umukandara. Muri ibyo bibazo by'uruhurirane, Torrance na Dale bahita bigira inama yo kugusha iyo ndege ahantu hafi aho ngaho babona. Ubwo mu gihe bakiri kuhashaka bahita batangira kuyimanura hasi cyane bihuta, kuko iminota basigaranye mu kirere bari bikeya kugira ngo indege batirishiremo umuriro. Torrance atangira kumanura indege ariko atareba hajya ku ikirere cyabo kiba kijimye nta kintu abona. Knight wa mupolisi abonye ibyo ngibyo bitangiye kuba, igihe inama yo kwandikira hari abayobozi bababwira ikibazo bahuye nacyo mu nzira. Ubwo mu gihe akiri kubyandika, indege yabiti kubitwa n'undi murabyo, mu telefone yari afite mu biganza igahita imucika ikikubita hasi. Agenda nk'ugiye kuyitora, ariko Isabella akamubuza akamubwira ko agomba kuguma mu mwanya we. Knight yanga kumva. Ubwo mu gihe akiri kugenda indege yabo iba yahungabanye bihagije, ariko Knight agakomeza agahatiza ajya gufata telefone. Ubwo mu gihe agiye hatiriza indege yabo bita yizunguza agiye kugwa, Isabella akajya kumutabara, ubwite yongera ikabazunguza kugeza igihe Knight na Isabella bikubite hirya bagahita bapfa ako kanya. Abagenzi bari babonye ibyo bimaze kuba bahise bemera gutuza, noneho bicara mu myanya yabo batuje. Ubwo niko Brady nawe akomeza kumanura indege, bari hafi kugera hasi abona ahantu bashobora guparika. Kumva amahirwe abona n'umuhanda, ayerekeza muri uwo muhanda, indege ikagenda yikuba mu biti kugeza igihe igikagwira ikagwa neza mu gace. Bisanga akantu gashobora kuba kameze nk'akarwa ko muri Philippines. Torrance n'ubundi butizeye by'iyo ndege ahita asaba abantu kuvamo byihuse. Ubwo mu gihe bari kuvamo, Dale n'ubabanziriza n'abandi bakagera bavamo gutyo. Ubwo mu gihe bakiri kuvamo, Bonnie we guma mu ndege akomeza kwitegereza umurambo wa Isabella ndetse n'uwa
night, ariko Torrance akamubwira gusohoka vuba vuba kugeza igihe bose basohokeye hanze kandi ari amahoro. Ku rundi ruhande batwereka ku biro by'iyo company Torrance akorera batumiza inama y'igitaraganya kugira ngo bige ku kibazo cy'iyo ndege yabo iburi irengero. Iyo ndege yabo yitwa Trailblazer 119, bagaragaza ko iyo ndege bongeye kubona sinyare yayo mu gihe yari iri muri Manila ariko ntibongere kuyibona. Muri iyo nama bari witwa Skarsdale ari ubukuriye abashinzwe gukora ubutabazi mu gihe indege zabo zigize ikibazo. Skarsdale agatangira kubwira uwo ushinzwe gutanga amabwiriza y'urugendo kare wateje icyo kibazo kukiba cyakimutse mbere yuko bahaguruka ari bateye batorenswe kunyura muri iyo nzira irimo ibibazo. Bakomeza gukora ibishoboka byose ngo bamenye iyo ndege yabiherereye, ari nako bahita batugarura bakatwereka ibiri kubera indege yabo yaguye. Ubwo Bonnie ahita yegera Torrance akamubwira ko afite imfunguzo z'amapingu ya wa muntu witwa Gaspar, agahita afata izo mfunguzo akazihereza Torrance. Torrance we na Dere bahita bajya ahantu bagatangira gushushanya ngo barebe ko babona aho baba baherereye, bakaza kwisanga bari ku kirwa cyitwa Joro Island. Ariko Dere ku icyo kirwa bakizi ababwira ko icyo kirwa nta mahoro na make ari kuko kiyobowe n'indwanyi z'abasirikare b'ibyihebe. Abasirikare akaba nta kindi kintu bakora uretse kwica no kwambura abantu ibintu. Torrance mu kumva ibyo bintu atumvikana Dere ko nta kintu bari bubwira abagenzi, ahubwo icyiza ari uko bababwira ko ibintu ari amahoro. Baragenda bakabegera bakababwira ko baguye muri Philippines, ibindi bintu nta kibazo bafite, bagahita batangira kubaka igisharagati hafi y'iyo ndege. Ariko wa mukire Sinclair ahita ababwira ko ahubwo byiza ari uko bakwikumira mu ndege ndani. Torrance abyangira kuri akavuga ko indege atari ahantu hizeho kujya. Abagenzi bose bahita bajya ku ruhande rwa Torrance, Sinclair agasigara wenyine, ahubwo bakamubwira ko ibyiza ari uko yashimira Torrance ndetse na Dere ko bafashije kugera ku butaka amahoro. Torrance ndetse na Dere basubira mu ndege ngo barebe ko bashitura yabatira indege bakayisubiza ku murongo bakavugana nabo ku biro, ariko bikanga. Ubwo mu gihe bakiri kuri ibyo Torrance ahita ajya kureba wa mupolisi waje afunze Gaspar kugira ngo arebe ibya Gaspar neza. Aramusaka, ikintu cyonyine abona n'imbunda akayimukuramo, ubundi bakamushyira muri ya masashi bashyiramo abantu bapfuye. Torrance ahita ahindura ishati akambara agapira, ari nako ahita ababwira yuko agiye kujyana na Gaspar kujya gusaba ubufasha. Ahita amukuramo amapingu, ubwo bagahita batangira urugendo bakagenda we na Gaspar. Bahita batwereka muri New York ku biro bakomeza gukora ubushakashatsi bamenye aho indege yabo yabiherereye, ariko bikaba byubusa kuko cyo babazi nuko muri Philippines ariko batazi amerekezo yaherereye neza. Ariko baba bamaze kubwira abashinzwe gukora ubutabazi ko bakwitegura ko mu gihe gito bashobora kujya gutanga ubufasha. Mu nzira bagenda niko Torrance abaza Gaspar iby'icyuma yamusanze mu mufuka, ariko Gaspar ntagire icyo amubwira. Bahita batwereka umuyobozi w'abasirikare witwa Jumar yakira amakuru y'uko hari indege yaguye mu butaka bwabo, ariko Jumar ahita amenya ko abo ngabo atari abasirikare bahabwa bwa ari abantu basanzwe. Kuko batwereka mu nzira Gaspar ndetse na Torrance bakiri kugenda, bakatwereka Torrance asigara mu ishyamba wenyine ntatamenye aho Gaspar yanyuze. Ubwo Torrance aza kugera ahantu ashobora kubona telefone, arahamagara ariko bavugana ntabwo bumvikana neza kugeza igihe telefone iviriyeho, ariko itaravaho neza. Ahita ahamagara umukobwa akamubwira byose, akabwira ko umukobwa agomba guhamagara kuri kampani akababwira ko bari muri Joro Island. Umukobwa atakoresha amahirwe akabahamagara akababwira. Igihe giciyemo Torrance ahita yatakwa n'umuntu amuturutse inyuma, bararwana ariko kubw'amahirwe Torrance uwo muntu akamwica. Torrance ahita yumva amasasu aho hafi, akumva umuntu azamwegera amusatira. Torrance akihisha, ariko kubw'amahirwe asanga uwo muntu ari Gaspar. Gaspar ahita amuhereza imbunda, bakagenda bagahura n'imirambo y'abantu Gaspar bamaze kwica. Uko ari babiri bagera ahantu bakasanga kamera, bagahita babona ko ngaho bazana abantu bamaze gushimuta bagiye kubambura ibyabo, bagahita birukanka ngo bajye gutabara bagenzi babo basize kuri ya ndege. Ubwo bahita twereka ba bantu basize ku ndege bumva amajwi y'imodoka z'abasatira bakagira ngo ni Torrance ndetse na Gaspar bagarutse bazanye ubutabazi, kumbi ni wa mutwe w'abasirikare muri ako gace ko muri Joro uje. Juma ndetse n'abasirikare urebye bahagerera rimwe na ba Torrance, ariko ba Torrance bakihisha ahantu mu ishyamba aho babarebera kure. Ubwo mu gihe bakihagera bahita basaba wa mukobwa Bonnie list y'abantu bari muri iyo ndege, bakabona ko witwa Torrance nawe hari, bakabaza aho Torrance ari. Ubwo mu gihe bakiri kubaza, umwe muri ba bagenzi wa mukobwa ufite sheriwe muri iyo ndege agerageza kwiruka, bahita bamwica ako kanya. Sheriwe abapfukamye hasi arimo asaba ngo nawe bamureke, ariko nawe bagahita bamwica ako kanya. Bahita bafata abo bagenzi bakabavana aho ngaho bakabatwara, Torrance na Gaspar bagasigara. Torrance ashaka kwigira intwari ngo ajye gutabara, ariko Gaspar akamufata akamubwira ko ibyo bintu agiye gukora ari ubugoryi. Aze gutwara abagenzi, Jumar ahita abwira abasirikare be babiri ngo basigare basaka indege barebe ibintu byaba bifite akamaro babitware bazabigurishe. Torrance na Gaspar babasigaye ku ndege, bahita bataka abo basirikare babiri babasigaye bari gusaka indege, bakabafata bakabakubita, bakabakuramo amakuru y'uko babagenzi babajyanye mu gacyaro kitwa Dandwit. Nta yandi makuru babahereza, gusa Torrance ahita ajya mu ndege agafata map akareba ako gace kitwa Dandwit gaherereye. Yamara kuhabona asanga n'indege Dere yagerageje kuyikanika igakunda, nibwo ahita asigira amakuru abantu bari buze gutanga ubutabazi kugira ngo bamenye aho baherereye. Ubwo ni nako mu biro bya kampani ya muri New York bamaze kumenya aho baherereye. Wa musirikare Skarsdale yamaze kuvugana n'abasirikare bari buze gutanga ubutabazi
kuko babifashisha amakuru bahawe no wa muntu ndetse na Daniela wa mwana wa Torrance. Ubwo ni nako Torrance ndetse na Gaspard bahita bagera ahantu abagenzi bashimutiwe, bakagenda bica umwe ku umwe gakeya. Bamaze kubica bagera ahantu babafungiye kugamurwa, bagasanga ahantu bafungiye hari umuntu umuharinze wenyine. Uwo muntu harinze bahita bamwica, noneho Torrance agahita afata babana akabajyana mu modoka, ariko ahita abona ko bose kugendera icyarimwe atari igitekerezo cyiza. Torrance ahita agaruka inyuma akemera ko babera igitambo, akiyereka Jumari ndetse n'abasirikare batangira gukubita Torrance, ariko mu gihe bataramukubita ngo bamuhamye, babasirikare baje gutanga ubutabazi bahita bahagera bagatangira kurasana n'abasirikare ba Jumari. Barabarasa kugeza igihe bashoboye gucorokesha bagacikisha Torrance, bakagera muri bisi. Ubwo Jumari mu kurakara ahita abwira abasirikare bose ngo bitegure baje aho indege yaguye. Mu nzira barimo bagenda nibwo Torrance bahita bamubwira ko nta bundi butabazi bw'abasirikare bari bwongere kuhagera munsi y'amasaha 27, no kuvuga ngo bari buze nyuma y'umunsi. Ubwo bagenda bahise bagera ku ndege yabo, Torrance yahise asaba abantu kumwumva bwa nyuma kumva ibyo ababwira. Yababwiye ko nta bundi buryo bashobora kwihisha abantu ndetse kujya mu ndege ndani, ariko asaba n'aba basirikare baje gutanga ubutabazi ko bamufasha kumwibira igihe kugira ngo agire ibyo akemura mu ndege. Bose barabyemeye bemera gukora ibyo ababwiye. Ubwo mu gihe bakimara kubyemera, abasirikare ba Jumari bahise bahagera batangira kurasana. Buri ruhande rugerageza kurasa rugenzi rwabo ngo ruruganze. Ubwo muri ubu buryo bwo kurasana nibwo Torrance atatangira kureba uburyo agenda asatira indege, agende avugane nabo. Akagenda mu nzira kugeza igihe bamurasiye ukuguru, ariko arakomeza ahatiza kugeza igihe avuganiye nabo ku biro ngo bamuhereze uburenganzira bwo guhagurutsa indege. Ku biro yitabwa no witwa Hampton ndetse na Scarsdale mu bohereza abasirikare. Hampton akabyanga, ariko Scarsdale agashyigikira icyo gitekerezo. Ubwo niko hanze y'indege intambara ikomeza hagati y'abasirikare ba Jumari ndetse n'abasirikare ba Shedback bafatanije na Gaspard bakomeza kurasana. Ubwo ni nako Torrance ndetse n'abandi bantu bari mu ndege bakora igishoboka cyose ngo indege bayo ko yahaguruka ikava hasi. Ubwo barakomeje bagakunda indege kugeza igihe ihagurukiye. Bongera kutwereka Gaspard aterura igikapu kirimo amafaranga akagitwara, ariko ubwo n'indege nikiri kugenda, abasirikare ba Jumari batangira kuyirukankaho bari mu modoka kugeza igihe bafatiye yambunda bita RGF irasa misile kugira ngo barase iyo ndege. Gaspard arabitangira akemera gusigara hanze kugira ngo akomeze arasane n'abasirikare ba Jumari. Arasoma umusirikare ugiye kurasa iyo ndege akoresheje iyo mbunda, akamurasa akamwica. Gaspard amaze gutesha umuntu kurasa indege, umuntu yese arasa iyo misile mbere yuko apfa, ariko iyo misile ntiyafashe indege ko yese yicira ku ruhande. Torrance arayibona. Jumari ubanza kuva ku izima arakomeza akabarasa baturutse imbere, ariko na Torrance anga kuva ku izima agakomeza agatwara indege kugeza igihe indege yahakurikije igafata ikirere. Mu bushobozi buke indege iba yari isigaranye ndetse no kuvugana n'abantu bari New York ku biro, baravugana kugeza igihe baboneye akavuga ko indege kaba karaho hafi bakakarangira. Torrance akagenda agaparika y'abantu. Torrance baparika y'amahoro. Ubwo bamaze kurangira abantu bose baraza bakamushimira nk'intwari ishoboye kubatabara. Nuko nguko filime yagenze. Twagushishikariza gukora subscribe kuri Clear Entertainment. Ni byiza nk'ibi ngibi biherereye gusa.